shyize igiti kimwe muri iyi ngobyi, ntuzagire gute, ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriye no tuzagira gute. Ibi bintu ntimwifate nk'ibintu byoroshye, mubanze mubyumve neza. Ntabwo Imana ivuze ngo iki giti kiryoshye kurusha ibindi, nta nubwo ibyanditswe bivuga ngo icyo giti cyari cyiza kurusha ibindi uburyo cyafata attention y'umuntu. Oya, Imana ibwira umuntu iti, wa mugabo wowe n'umugore ntimuzagire gute, ntimuzatandukane. Ndagira ngo mwumve ikintu cyose Imana yagiye ivuga cyangwa gifite icyo kigize gute kivuze. Kandi aho Imana ibwiye bafitiye kamere sinless nature. Iyo kamere niyo kamere Imana mu mugambi w'Imana, Imana yavuganaga n'umuntu akumva kuko yari afitiye kamere sinless nature. Abamarayika barazasobanurira umuntu, bamubwira ko ari ikiremwa cyavuye mu ijuru, kandi icyo kiremwa gihari nawe nareba nawe akava ku mategeko y'Imana kizamushura. None atakaza sinless nature, agire sinful nature. Sinful nature. Kandi umuntu ubasha guhura n'Imana bakaganira bakavugana n'ufitiye kamere sinless nature. Maze umuntu areka ku mabwiriza y'Imana, ava kuri sinless nature yakira sinful nature. Uko yari yuzuye mu guhuza n'Imana, none abivamo ahita yuzura mu guhuza nande na Satani. Umuntu wa mbere yavukiye muri Edeni, yavukiye hanze. Ubwo umuntu wese wavukiye hanze yavukanye iyihe kamere? Sinful nature. Ese kuko bivuze yaba akana gatoya kavutse kavukana iki? Sinful nature. Kandi umugambi w'Imana n'umuntu ava kuri ya sinful nature akongera akagira sinless nature kugira ngo yegere ahure nande n'Imana. Ubundi icyo kiba cyavuze. Mwabyumvise? Mu gitabo cy'uburezi umwuka w'ubuhanuzi yanditseho amagambo, uburezi bwose budatuma umuntu ava kuri kamere y'icyaha ngo agire kamere yo gukiranuka, ubwo burezi ntacyo bugize gute, ntacyo. Bivuze niba wavuye mu rugo ukaza ukaba utazi icyakuzanye n'icyo ugomba kuba cyo kugira ngo uzahure n'Imana, nubwo waririmba, nubwo wabwiriza, nubwo wayobora, bizasoza udahuye n'Imana. Ibona igihe Yesu azatunguka ku bicu, abafite sinful nature bose ubazirukankira hehe? Munsi y'ibiti, imisozi n'ibikombe bigire gute bibakwiye. Maze abandi bo bafite sinless nature bavuga n'iki? Ngiyi Imana yacu twategereje ituzaniye iki? Agakiza. Si ibyo birumvika? Nuko rero impamvu yose wagira, ibyo wakora byose, mu mugambi wawe utifuza kugira sinless nature, uragira gute? Uraruha gusa. Ubwo rero natwe twatangira icyigisho turi gusiza ngo tuze kubona tugira gute dutangire. Maze umuntu akoze iki? Akoze icyaha. Abagize iyihe kamere?
sinful nature ntabwo bivuze kuba ugize gute kuba ufite icyaha, ahubwo ni kamere ihengamiye kugira gute gukora icyaha. Mwembaga gukora icyaha nibyo byoroshye ushobora kugira gute gukora ibyo gukira. None iyo ikintu cyarangiye kwicara kugira ngo uzagikuremo bisaba iki? Intama. Siko bimeze se? Nese umwami yaragiye kwicara muri wa mukuzi. Ntabwo Imana rero yazanye intambara ikomeye, mugire igitabo cyitwa intambara ikomeye se. Intambara ikomeye yakuruwe n'iki? Yakuruwe n'umuntu kubera yuko yikururiye icyaha. Agira iki kintu maze muracyumva. Satani nta bubasha afite bwo gukoresha umuntu icyaha kubwaho. Ni nk'uko Imana nayo ntabwo ikoresha agahato kuza n'umuntu gukiranuka. Yaba Imana yaba Satani bose baraha icyo bakora n'iki? Ni ukukwinginga. Ariko Satani bikamworohera kubera yuko yinginga umuntu ufite kamere yegamiye kuri nde? Kuri Satani. Umuntu yamaze gukora icyaha, Satani yarahindukiye abwira Imana ati n'ubundi navuye mu ijuru mvuga ko amategeko yawe atagira ko adashoboka. Wabwiye umuntu ngo ntabwo azajya ku giti ntazajya igihe none arakiriye. Ubwo rero ubwo ugiye kuzarimbura ibintu byose, urangumuye mu ijuru n'umuntu biramunaniye, n'abandi bose uzarima bizagira gute? Bizabananira. Ariko Satani ni ikiremwa. Satani si iki? Si umuntu. Muri gahunda yo kurema umuntu, Imana ibyo bintu byose yarabibona, nubwo atariyo nyirabayazana. Yari ifite ubundi buryo izongera kwigarurira intekerezo z'umuntu, ariko ku bushake. Nuko rero gutangira igice cya gatatu umurongo wa 13. Umuntu amaze gukora icyaha, ikintu kibi umuntu yakoze, akimara gukora icyaha, umuntu wumvaga ijwi ry'Imana agasanga Imana kuko yarafitiye kamere sinless nature. None yumvise ijwi ry'Imana agira gute? Atangira guhunga iki? Imana. Niyo mpamvu mugomba kumenya kamere y'umunyabyaha wese. Uburyo rero Imana yagombaga kongera kumwegera ni ukumwinginga ikoresheje iki? Urukundo rwayo. Umuntu yumvaga ko agiye gupfa kwihisha Imana, Imana iramubwira iti ntabwo nje kukwica, uri hehe? Niyo mumaro w'ubutumwa bwiza. Itangira 15. Imana ibwira umuntu ngo iki? Uyu n'ubwa na Satani y'ubu. Ibwira Satani ngo nzashyira urwango hagati yawe n'iki? Uyu. No hagati y'urubyaro rwawe n'iki? N'urwe. Bizagenda gute? Uzagenda gute? Ayo magambo ntabwo yanditse mu buryo buri, ngiye kuvuga mu buryo buri. Urwo rubyaro ruzakumena umutwe, nawe uzarukomeretsa iki? Ayo magambo ntabwo yanditse. Ayo magambo niryo tangiro ry'ijambo ryitwa ubutumwa bwiza. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa 2 paje 86 tugiye kubasomera amagambo ahanditse kugira ngo mwumve ijambo ryitwa intangiriro y'iki? Y'ubutumwa bwiza. Intangiriro 3:15 tugiye gusoma muri iki gitabo paje ya 86. Haranditse, utega amatwi. Ubutumwa bwavugwaga na marayika wavugaga aringanije ijuru ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubwo butumwa buri mu byahishuwe, yego, ari nabwo butumwa bwavugiwe muri Edeni, ubwo Imana yabwiraga inzoka iti nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzakumena umutwe
nawe uzagira gute? Uzakorohereza zose. Ayo magambo wayabonye ku isubi ibanza. Intangiriro y'ubutumwa bwiza ni iyihe? Ni iyo ngiyi. Ariko icyo gihe umuntu hari uruhare yari yabigizemo? Oya. Ni isezerano Imana igize gute? Imusezerano. Ubwo rero ubu muri mu ishuri mugomba kumenya yuko intangiriro y'ubutumwa bwiza ni hehe? Itangiriro 3:10. Imana iciye amarebe ko nubwo Satani yari yishimye, igihe kizagera umuntu akongera kugira ya kamere yitwa ngo sinless nature. Se muzi ikintu gituma Yesu atari yaza? Imana irashaka yuko mwebwe twororera mugira iyo kamere yitwa ngo sinless nature. Kamere yanyu icyaha uko Imana igize cyane. Rero tugiye kwibaza ibyo binyura mu iyihe nzira? Maze duhagarikira aho ngaho iminota mwamaye, saa sita zageze n'iminota 5. Wese ni ubibaza yaca mu iyihe nzira? Umugambi Imana yari ifite yashyizeho uburyo umuntu wari ufite ya kamere watangiye kugize kamere yanga Imana azagira kamere yo gukunda Imana. Ibikoresheje iki? Ibikoresheje ubwa mbere umwana w'intama. Ariko kubera ko icyaha cyakomeje kugwira, ubwenge bw'abantu bwacuze igihunya, Imana ibigisha ikoresheje ubuturo bwera. Ikoresheje iki? Ikoresheje ubuturo bwera. Ababwiza ubu nabuze aho nerekeza kubera ko bikureba iminota ukabona iminota yawe. Ibikoresheje iki? Ubuturo bwera. Niyo nzira Imana yashyizeho kugira ngo umuntu yongere imutunganye, ave kuri ya kamere ikora icyaha ajye kuri kamere ikunda amategeko y'Imana. Ubwo nibwo burezi nyakuri Imana yashakaga yuko abana b'Abisirayeli bagira, kugira ngo babe ishyanga ritandukanye n'amahanga yose. Icya mbere, kubera yuko umuntu wese agomba kuza imbere y'Imana akemera icyaha cye. Mwabyumvise? Kandi kwemera icyaha kugira ngo umuntu icyaha mu buryo butatu. Hari ugukiranirwa, hari ibicumuro n'ibyaha. Gukiranirwa ni iki? Gukiranirwa ni ya kamere twese tuvukana mwemeye gukora iki? Icyaha. Reka mbaho urugero. Mwari mwabona akana gatoya bagashyize iruhande rw'akana kagenzi kako gahita kakarya inzara. Hari aho yabyize. Wari watemamo akana kari kamaze umwanya karira cyangwa hari ibyakarakaje ukakareba uburyo bw'ikunguza, kazunguza umutwe gatera amaguru kakurya amenyo. Iyo ni kamere n'ingamiye kugira ngo abantu bose. Hari uburyo rero Yesu yaje mu isi kugira ngo atwigishe uburyo tuzareba icyo kintu. Yesaya igice cya 7. Yesaya igice cya 7. Ubwo naho ngiye gusoreza kubera yuko iminota irangiye. Ariko aho tuza kuba turi kumwe nyuma ya saa sita turaza kurambura iyo ngingo neza kugira ngo muyumve. Yesaya igice cya 7. Ibyo bintu Imana igomba kubikora ite? Yesaya igice cya 7
umurongo wa 14 na 15 bagiye kutubwira kuri Yesu, kubera ko niwe agomba kuba icyitegererezo cy'abantu bose kugira ngo bamenye uburyo umuntu agomba kuva kuri sinful nature ajya kuri sinlessness. Cyakora Yesu yaje mu isi ntiyigeze afata kamere y'iki y'icyaha. Reka mbibwe mu mvugo mbi. Yesu yarafite kamere ye amenya gukora icyaha, ariko ntiyigeze akora icyaha. Ibyo mu byumve mu rugo. Yari afite umubiri n'uwacu. Iyo ashaka gukora icyaha yaragize ko aba yaragikoze, ariko ntiyigeze akora iki icyaha. Yaje kutwigisha uburyo umuntu ashobora kugera ku rugero rwo hejuru, ariko bwira Imana yifuza ko umuntu wese agira umuntu usoma ayo magambo cyangwa se akagisore twihuta baranditse. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwita izina Emanuweli. Mwite ku murongo wa 15 mwese. Barebye muri Bibiliya handitse ngo iki? Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Abyumvise ngo iki? Amata n'ubuki nibyo bizagira gute? Petero yanditse ngo mwifuze amata y'umwuka atagize gute dafunga. Amata ni ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyo dukuriye mu ijambo ry'Imana tugenda turebye Uwiteka yifuza ngo tubigenderere, nta kabuza azatugeza ku rugero rwo kwanga icyaha nk'uko Imana igeze gute icyaha. Arwabuza amata gusa n'iki? N'ubuki. Ubuki bugufi kuri abana batoya kuko batarakomeye ubuki busobanura ubuhanuzi, busobanura ibyo kurya bikomeye bifatwa n'umuntu ukuze. Rero uko umuntu agenda, umwana muto atangirira ku ibere, yego, kubera ko bataramera amenyo, akazagera ku rwego rwo gukura agafata ibyo kurya by'abantu bakuze. Umugambi Imana ifite ni uko iri jambo ryayo umuntu wese uryiga afite umugambi wo kuryumvira, nta kabuza biba rizamugeza ku rugero rwo kunesha icyaha, akacyanga nk'uko Imana icyanga, maze mu ijoro akavuga ngo umugambi w'inama y'agakiza ugeze urasa. Icyanga umugambi ugasohora mu mutima wawe kuri aya manywa. Mbese niba ndi bifuza ko umugambi usohora mu mutima, ababyifuza mugire muhagurutse dusenge Imana.